Safi Nshuti subiza mugeze Imana ishimwe arakinya inde Safi Nshuti mushize hasi penalty ni penalty hariya penalty makosa ari abakoza defenseur b'ikipe ya Marine nibyo kuko Safi Nshuti yari yamaze kugera mu rubuga rw'amahina kandi nawe yasanga nta kindi yakora uretse kumukubita hasi nta kunde urebe ariya umusore ni Hamza Runanira niyo mushize hasi bigaragara ko communication we na Clement hariya mutunzi kapitane ntabwo yagenze neza ntabwo imeze neza ragata uretse n'ibyo ariko yavugaga ataho kugira ngo none agenda atsina igitego reka mushyire hasi penalty either ashaka kuyikura mu munyezamu cyangwa se ikajyamo kimwe muri byo Ive arema aha amabwiriza uriya musore penalty igiye guterwa na Muhadjiri Hakizimana ushize yarayirase igihe yari Kirehe katirebe Hakizimana Muhadjiri erite ahishakiye niwe ugiye guhangana n'uyu mupira wa Muhadjiri birabuze Muhadjiri ateye imbere gol igitego cy'ikipe ya APR FC umusore Muhadjiri Hakizimana akoze icyo bita uvati arangije arunama akora icyo tuvuga tuti gushimira Imana ati alhamdulillahi rabbil alamin urakoze Mana kuba umaye igitego ku munota 8 angaha ikosa ryaturutse Clement kirimo hariya Hamza aba aramuteze yari passe nziza yagiye iterwa kuva inyuma kwa Mangwende haza kuboneka penalty Muhadjiri itera yitonze cyane arangije ashimira Imana ndo maana unaona kocha anamwambia kocha magolkipa Mugisha arekebishe mpira na kwenda Muhadjiri anao Muhadjiri sakara chenga kule piga Muhadjiri Hakizimana mtoto wa Gisanyi namo dakika 40 anaingia kambani na kufunga bao lake la pili kwa ufundi mkubwa sana amesakata chenga akaweka mpira kimiani goalkeeper hakuweza kufanya lolote japokuwa aliweza kupiga mbizi lakini haikusaidia Muhadjiri anaandika bao lake la pili APR 2 Marine hawajapata anastahili pongeze huyo kijana Muhadjiri kunako dakika ya 40 ya mchezo mabao ni mawili ya APR Marine haijapata kitu gura decoder ya Azam TV ku mafaranga 50 yonyine tukongera ifatabuguzi ry'amezi 2 kuri buke ya Azam Play ushobora kandi kugura abonnement ukoresheje MTN Mobile Money Airtel Money na Tigo Cash ndetse no kubaduhagarariye mu gihugu hose Azam TV imyidagaduro kuri bose